Ese uyu munsi harakanyamuranye n'Imana? Niba nako dusome muri Timoteyo wa 2:3-16 aravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose akora imirimo myiza yose. Nk'uko shoferi kugira ngo yemererwe gutwara ikinyabiziga cy'umuhanda agomba kuba afite perimi, cyangwa se kugira ngo umuntu akine umupira agomba kuba afite ubwo bushobozi bwo kuba azi gukina yarabyitoje. Uko niko kuba umukristo bimera. Kubatizwa gusa ntabwo biba bihagije, ahubwo tuba dukeneye ibyanditswe kugira ngo bibashe kudufasha muri uru rugendo. Abakristo benshi muri iyi nzira turategwa cyangwa se tugahura n'ibibazo byinshi tukabura n'uko tubigitwaramo uko tudafite ubwenge twakuye mu ijambo ry'Imana. Impamvu dushishikarizwa gusoma ijambo ry'Imana cyangwa se Bibiliya no kubera ko ijambo ry'Imana niryo ritwemeza ibyaha rikadutunganya ndetse rikabasha no kuduhanira gukiranuka kugira ngo tube dushyitse. Iki gitabo ntitugagifate nk'ibindi bitabo ibyo ari byo byose, ahubwo twe nk'abakristo tugifate nk'impamba y'urugendo kandi wizere ibyanditswemo kuko ijambo ry'Imana rivuze ko ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana. Reka dusome Bibiliya dusobanukirwe uru rugendo ruzatworohera. Shalom.